wavuga utanu bagiye kunyura ntawe rizasiga rigeretse kuri indi wavuga utanu bagiye kunyura rwose akazi bashinzwe nako kaye barakarangiza kandi nk'umuntu wese watsinzwe aka kanya uko bareba barabanye n'ingabo zatsinzwe kandi bibaho urugamba bari barimo baruhariye bene bo kuko baca umugabo mu Rwanda ngo nyir'umupfu n'ujya hanuka igihugu cya Kongo mu kubatumira cyashatse kubakorera ibuye yabakoreye urusyo ariko kandi nyuma ko batashimaho binaniranye kadusubira iwacu basumye iwabo rero Haimana abari bari muri urwo rugamba nabo bagenzi babo barimo bitanze kuri M23 harimo abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda turacyakurikira ngo turebe ko bizarangira ariko nyuma yo kwamburwa umujyi wa Goma nk'abacanshuro nk'abantu batekereje bazi ko igihugu cya Kongo atari icyabo bahisemo gukuramo akabo karenge kandi biranumvikana. None se nk'ako wakurikiye intambara yo muri Kongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko mbizi ni igiki uzi kuri aba mercenaires muri intambara? Aba mercenaires hari ibintu bitatu byabaranze nuko ngo bo ubwabo baje bazi yuko bagiye mu rugamba rusa nkaho rugiye kora cyase rworoshye kuko uko biyumvaga nuko bumvaga umutwe w'inyeshyamba barwanaga nabo bumvaga yuko ari ibintu byose cyane bagiye gukora akazi koroshye bari batwara amafaranga arayibona nyuma yo kubona ko ibintu bitoroshye rero ndetse bagiye babona imbaraga zabo bari bahanganye batangiye kugenda bahindura uburyo bw'imikorere barabanza bareka kujya kuri front line bahitamo kujya ku mbunda z'imisada za artillery bahitamo kujya gutoza ku ikoranabuhanga amadohone n'ibindi bintu ndetse bahitamo no kujya gutoza zimwe muri izo ngabo ni bimwe byaranze bano bagabo kuri uru rugamba bari bahanganyemo n'umutwe wa M23 kuri uno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi nanone cya gatatu cyabaranze nuko nyuma yo kubona yuko bitazashoboka bahisemo kuba mu mujyi cyane kuba mu mujyi bajya kuryoshya nk'uwundi muzungu wese wageze muri Afurika agomba kujya ku mucanga akaryoshya nyuma rero yuko icyaje kuyoberana ni uburyo kibabonye ko bamuze gutsindwa urugamba bamanitse amaboko ntibanabanze ngo babanze batuzeho gakeya kwanza nabo bari bahanganye babatsinze babanze bamenye babaga ati byagendaga gutya byagenze uko ariko twe turi abanyamahanga twaje ku kazi nicyo kintu muratamenya impamvu yabateye. Akabazo k'amatsiko aba bagabo baba mercenaires bafite aho bavuye kandi bafite n'uwabohereje bafite ba boss babo ese kandi amakuru mfite ukubangana gutya ngo niba abantu bagenda bagafata igihugu ubwo barasobanurira abasebuje babohereje ngo ni gute bananiwe kurinda umujyi. Icyo twavuga ababohereje ntago twavuga yuko ari ibihugu bakomokamo ahubwo bano bagira amakampani asa nkaho yigenga agenda ashinga iyi mitwe y'aba mercenaires. Ayo makampani rero nuko ngo gutsindwa kwa mercenaires ubwabo ni nako gutsindwa kw'abayobozi bayoboye kuko ni kontra iba ibananiye. Ntekereza ko ibihugu baturutsemo atari byo biri buze gukurikirana uko bitwaye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane ko iyo ugiye kumva ngo hari Wagner Group igira umuyobozi wayo abo bandi twabone ba Blackwater bagira abayobozi babo nibo bashobora gustekinga bitewe n'amakontra bari bafitanye n'igihugu cyabahaye icyo kiraka. Byumvikana ko si ibihugu ubwabyo byabohereje ahubwo n'igihugu cyagiye kisaba sosiyete ifite iyo mitwe y'ingabo. Reka tugushimire bwana Yuhi kubw'ibisobanuro byiza ngewe ahantu uhaye akarere kacu TV uhaye operasiyo imwe yakubise aba bahungu baba Blackwater bagaca